uja guhambwa warashize kare mu gihe cyo gushingura buhari umuntu agasanga umurambo uri muri serekeye ngo ugenda amahoro uri kumusezeraho buri ari kumva agatunga uruteke serekeye ngo ugenda amahoro uri umugaturika ntabwo uri umupantekote. Abantu benshi bumva ijambo kuzuka, abantu benshi bumva ko biri mu masezerano ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe abapfiriye muri we bazazuka, hakaba kuri yakuzuka kwabera Yesu agarutse mu bwiza bwe. Noneho rero hakaba no kuzuka mu buryo bw'umwuka nabyo bita kuzuka. Wino nkwereke maraya iteka zacirwaho. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kuri kamera za gusenga everyday twongeye kubashimira ukuntu mutahwema kutugaragariza ko mukomeza kudukurikira, tubashimira support mukomeza kuduhereza, mukora subscribe, like na share, tugenda tubibona cyane. Tubanje gushimira umuntu wese muri iki gihe gishize wakomeje gukanda kuri ako kantu kari aho hasi kuri YouTube channel yacu, agakora subscribe, agakanda na share, akagira abandi banasharinga ibiganiro. Ubu ni ubutumwa bwiza navuga babugomba kuzagera no henshi hatandukanye ku isi bitandukanye n'ibihe bya kera. Ariyo mpamvu muri aka kanya tugiye gukomeza inyigisho yacu ibice 13 twari twatangiye, tukaba twari tugeze ku gice cya 7, twari tugeze ubushize twarangije igice cya 6 kivuga ku bihe byo hagati. None tukaba kuri kamera yacu tugiye kwakira n'ubundi pasteri. Mbere yuko dutangira wenda sinavuga ngo yongere yibwira abantu, ariko ndagira ngo abanze dusengere nkuko channel yacu ari gusenga everyday. None dukomeze n'ikiganiro agiye kutuganiriza numva ku kiciro cya 7. Mana turagushimiye, turaguhimbaje gize neza umwanya duhaye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi wemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo ahambwe ku bwacu tubashe gucungurwa. Na nizo mpamvu tukibigushimira, twamamaza izina ryawe riruta amazina yose. Tuje uko turi kose imbere yawe mu ntenge zacu kugira ngo urusheho kutwongera imbaraga, dukombeza ijambo ryawe. Mana data wa twese uri mu ijuru ugaragare hagati yacu, kandi ijwi ryawe ryongora rigiye ku mitima y'abera bari mu mpande zitandukanye, abatarakizwa naho ngo bahindukire bakugane babashe guhindurwa naryo. Ndagushimiye ko waduha amasezerano ko ijambo ryawe rigira imbaraga, ndagushimiye ko waduha amasezerano ko ijambo ryawe rimena urutare, ni inyundo imenagura urutare ku bantu binangiye imitima yabo. Nizo mpamvu ijambo ryawe iyo ribagezeho barushaho guhindukirira, bakarushaho kukuramya, bakarushaho kukugandukira, bakarushaho kwinjira mu nzu yitiriwe izina ryawe. Nicyo dushaka ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose. Mana ishobora byose, tangirane natwe kandi usozanye natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni Pastor Mpazibirego nkuko mubizi kuri channel ya gusenga everyday. Tugiye gukomeza inyigisho zacu, tugiye gutangira n'igice cya 7 cy'inyigisho za eschatology, kugaruka kwa Yesu. Igice cya mbere twaganiriye ku bihe 7 Imana yageneye isi, ibihe 7 Imana yageneye isi. Igice cya 2 twaganiriye kuri emplacement y'ijuru, ijuru ribahe. Ijambo ry'Imana ritwereka ijuru riba, ritubwira uko ijuru rimeze. Igice cya 3 twaganiriye ku byumweru 70. Igice cya 4 twaganiriye ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Igice cya 5 twaganiriye ku rupfu. Igice cya 6 twaganiriye ku bihe byo hagati. Uyu munsi wa none turaganira ku kuzuka kw'abera, ariko turaganira kuzuka kw'abera dusobanura ijambo umuzuko. Abantu benshi bumva ijambo kuzuka, abantu benshi bumva ko biri mu masezerano ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe abapfiriye muri we bazazuka, ariko ndabaganiriza ijambo kuzuka risobanura iki. Nkuko Yesu Kristo yabisobanuye muri Yohana igice cya 11 utangira ku murongo wa 42 kugeza kuri 44, havuga Yesu azura Lazaro. Umuzuko wa mbere hariya ni ikimenyetso kigumana n'abizera nkuko twasomye Yohana 11 umurongo wa 42 kugeza 44. Twumva avuga, ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kugira ngo abantu bangose bizere yuko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka.
uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko y'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu aramubwira ati nimumuhambure mumureke agende. Ara ni ikimenyetso kigumana n'abizera. Ntabwo cyabaye kuri Yesu Kristo gusa, ahubwo na Paulo yarabikoze, na Petero yabikoze. Ari cyo gihe Petero yazuraga Dorokasi mu byakozwe n'intumwa igice cya 9:36, ariko na Paulo naye yarabikoze mu byakozwe n'intumwa 20:9 azura utuko. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera, abo bantu bakazuka kugira ngo kibere ikimenyetso abantu bataramenya Imana noneho bizere. Na Yesu Kristo aravuze ngo data ndagushimiye kunyumva, ubwanje narinzi kunyumva, ariko mbivugiye kugira ngo aba bantu bangose bizere ko ari wowe wantumye. Bisobanura ngo ni ikimenyetso kigumana n'abizera cyo kwereka abantu Kristo ari muzima. Aba rero bazutse barongera bagapfa. Ico bihindura gusa no kugira ngo hagaragara igitangaza, ariko wa muntu arongera agapfa. Lazaro ntakiriho, Dorokasi ntakiriho, utuko ntakiriho. Iyo habaye ikimenyetso ro kigumana n'abizera nko kuzuka, bacita kimwe mu bimenyetso bigumana n'abizera, kuko ibimenyetso bigumana n'abizera ni byinshi. Hara muri Mariko igice cya 16:16 haravuga ngo ariko uwizera akabatizwa azakizwa, nawe utizera azacirwaho iteka. Kandi hari ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngibi. Pastor none ndumva nyuma yuko imvura yari turugoye, numva noneho twakomeza kuri warutangiye kuvuga ibintu bijyanye n'ibimenyetso by'abizera, kuba Lazaro yarapfuye kikaba cyarabaye ikimenyetso ariko akongera agapfa. Kuzuka mvuze ko nacyo kiri mu bimenyetso bigumana n'abizera, nkuko Mariko nyine yabivuze. Ibice 16 umurongo waho wa 16 kugeza 17 bavuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ngo kandi ibimenyetso bigumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanje, bazafata inzoka mu izina ryanje, bazanywa ikintu cyica mu izina ryanje, bazarambika ibiganza ku barwaye mu izina ryanje, bazavuga indimi mu izina ryanje. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera no kuzura birimo. Abo bantu bazutse ro mu buryo bw'ibimenyetso barongera bagapfa nkuko twabivuze haraguraho. Uko nukuzuka kw'ikimenyetso kigumana n'abizera. Iyo kibaye rero abantu bamenya ko Yesu Kristo ari muzima. Cyane cyane bikunze gukorwa iyo abantu binangiye imitima bashidikanya ko Kristo ari umwana w'Imana. Nanizo mpamvu yavugiye imbere yabo bantu nyine ngo wari usanzwe unyumva, ngo ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bamenye ko ari wowe wantumye. Uko nukuzuka kw'ikimenyetso kigumana n'abizera. Hari ukundi kuzuka noneho rero kwabayeho mu gihe Yesu Kristo umwenda ukingirije aheraho urusengero wari umaze gutabukamo kabiri. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umwenda ukingirije ahera urusengero utabukamo kabiri. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi z'abera zirazuka zinyanyagira mu murwa. Ari amagambo yanditswe muri Matayo ibice 27:51. No kugira ngo byerekane ko Yesu Kristo mu gihe amaze gutanga yafasha bizera bo mu isezerano rya kera kugira ngo abahuze n'abisezerano risha, kimwe na wa mwambuzi wari umaze kwihana yasezeraniye paradizo kugira ngo abizera bose baruhukire muri paradizo bari kumwe. Icyo gihe rero abo bantu bazuze icyo gihe cyari kimwe mu bice bigize umuzuko wa mbere, kuko umuzuko wa mbere ugizwe n'ibice bitatu, ari byo kimenyetso kigumana n'abizera ico. Ariko hariya noneho intumbi z'abera bari barasinziriye kera bongeye kuzuka kugira ngo bahurire muri paradizo na wa mwambuzi wihanye n'abandi bapfuye icyo gihe bizeye. Icyo gihe bacita noneho umuzuko umwe ugaragaza noneho umuzuko wa mbere. Igice cya kabiri cy'umuzuko wa mbere kiboneka hariya mu Batesaloniki ba mbere ibice 5, mu bice 4 umurongo
wa 13 kugera ku murongo wa 18 havuga ngo natwe abazaba bakiriho ntabwo tuzabanziriza na hata abazaba barasinziriye mu mwami, ahubwo ngo mu kanya gato abapfire muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, noneho twe nabo twambikwe ubwiza cyangwa umubiri w'ubwiza, noneho dusanganire Yesu Kristo. Bisobanura ngo uwo ni umuzuko, igice cya kabiri cy'umuzuko wa mbere. Ni ukuvuga ngo abasinziriye muri Kristo niwo muzuko w'abera turasesengura. Noneho uwo muzuko w'abasinziriye muri Yesu Kristo bazazuka Yesu aje gushikira itorero, aribo babumbiye muri rya tsinda ryitwa umugeni. Ubundi itorero rigizwe n'ibice 4. Hari itorero bita umwari, itorero ryubaha Kristo rikiri ku isi. Hari itorero bita umukobwa, itorero ry'agasuzuguro riri hano ku isi. Hari itorero ryitwa maraya, ari ryo ryivanga n'ubutegetsi bw'isi. Ari itorero ni ukuvuga ngo usomye mu byahishuwe hariya igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza kwa 2, avanga umwe muri ba marayika arambwira ati ngwino iteka maraya azacirwaho, ngwino nkwereke maraya iteka azacirwaho. Yicara ku mazi menshi, niwe wasambanaga n'abami b'isi, abami b'isi bagasinda inzoga, aribwo busambanyi bwe. Aho ngo avuga ngo itorero ryigize maraya ni itorero ryemera rirasenga ariko rikivanga n'ubutegetsi bw'isi. Noneho akaba n'umukobwa nk'ariya mu maganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo waho wa 4 avuga ngo umukobwa wanje yabaye inkazi nkimbuni zo mu butayu. Boneka no ku bice 4 hara ku murongo wa 3, umukobwa wanje yabaye inkazi nkimbuni zo mu butayu. Bisobanura ngo umukobwa ituwatire ni itorero ry'agasuzuguro ryaje gushushanya mu ituwatire. Ariko ara mu Bakorinto ba 2 bice 11 umurongo wa 2 aravuga ngo nabakwereye umukwe umwe kugira ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye utagira inenge. Bashaka gusobanura itorero ryubaha Kristo riri hano ku isi. Ariko abi Imana yatoranije babandi bazazuka barapfire muri Yesu Kristo, kimwe n'abazaba bakiriho bakambara ubwiza bw'Imana kugira ngo basanganire Yesu Kristo. Abo ngabo nabazabambaye ubwiza bw'Imana bavuye muri rya tsinda ry'umugeni. Uwo mugeni rero nibo bazazuka bagiye gusanganira umwami Yesu. Azaba ari igice cya 2 cy'umuzuko wa mbere nkuko byanditswe mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 kugera 18. Ayo magambo yose arahari. Yesu agarutse mu bwiza bwe, abapfiriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka, ariko twe nabo abazaba kiriho. Ni Paulo wandikaga aya magambo avuga ko abantu bose Yesu Kristo atazagaruka barasinziriye, ariko abazaba baramwizeye bazakora itsinda rimwe n'abazaba barapfiriye muri we bamaze kuzuka, bose bambikwe umubiri w'ubwiza kugira ngo bamusanganire. Hariya mu Batesalonike ba mbere dusome ayo magambo neza. Abatesaloniki n'aba mbere ibice 4 umurongo wa 13 aratubwira ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nico kitubwira yuko dukurikije ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro, kubwirana
ayo magamba bazaba kiriho. Icyo ni igice cya kabiri cy'umuzuko wa mbere. Turi gusobanura noneho ijambo umuzuko. Hari umuzuko bisobanura ngo nukuva mu rupfu ukinjira mu bugingo. Ariko none uko twumvise ko hari abazutse umwenda ukingirije yari urusengero umaze gutabukamo kabiri, tubonye n'abandi bagiye kuzuka mu gihe gito Yesu agarutse mu bwiza bwe. Ariko hari abandi bazumva ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri hariya mu byahishuwe ibice 11, ibyahishuwe ibice 11 ari amagambo atangiriye ku murongo waho wa 7. Kandi nibarangiza guhamya, ubwo ni Eliya na Enoki, nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice, intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ariwo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru bazikina ku mubyimba, banezerwe boherezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka, ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu baja mu ijuru, abanzi babo babireba. Iki ni ikindi gice cya 3 cy'umuzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere gizwe n'ibice 3. Ziriya ntumbi z'abera zahagurutse zikinjira mu murwa mu gihe Yesu Kristo yari amaze gutanga ku musaraba. Noneho rero hari n'uyu muzuko w'abera Yesu Kristo agiye kugaruka, bakamusanganira bazutse kandi bambaye ubwiza. Hari na kiriya gice cya 3 c'abazumva ubutumwa bwiza bw'ababahamya uko ari babiri, Eliya na Enoki, kuko bazabanza kumanuka nibo bonyine bagiye mu ijuru badapfuye. Ariko ko bakoze ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ku isi, abisi ntibabishimire, bakoraga ibimenyetso bibabaza, na nizo mpamvu bazabasanganira babice bafashwe na ya nyamaswa izabivuye ikuzimu. Ni Antikristo. Ubwo Eliya na Enoki bazagaruka kugira ngo bujije kondisiyo yo kunyura mu rupfu nk'abandi. Uko bazaza bicwe n'abantu bari mu isi, bazaza bicwe n'abantu bazaba kiri mu isi icyo gihe, ariyo Antikristo azaba yararangije gukora ku mugaragaro. Noneho babicane n'abumvise ubutumwa bwo bazaba batwaye ubutumwa. Nizo mpamvu babita ngo abahamya babiri, bazaba batwaye ubutumwa bw'Imana kuko bari mu ijuru. Ubu ngubu bazaba bamanutse no kuburira ba bandi batazamuye mu itorero mu gihe cyo kuzuka kw'abera, ahubwo baje kubaburira ubundi butumwa bwiza. Abazabwemera bazicanwa nabo, kuko abisi ngo bazaba barakariye bitewe na bya bimenyetso bikomeye bakoraga byo kumanura umuriro ukava mu ijuru ugatwika abantu, bagakora ibitangaza byo gusenga imvura igahagarara imyaka 3 n'igice. Ni ukuvuga ngo imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Eliya asenze isi kuma, amapfa agatera, urwo rwibutso ruzaba ngo ruri mu bantu. Noneho rero Antikristo ya nyamaswa azamuke ava ikuzimu, yambike imbaraga bambari be, nibo bazamufasha kwica abo bantu barimo n'abahamya babiri. Noneho nibamara, ijambo ry'Imana yavuze kuko bazababanga ntibazahambwa, nta nshuti zabiri kumwe nabo. Ariko noneho bazabitegereza ngo bishime. Ijambo ry'Imana yavuze ngo bohererezanye impano banezerewe, bumva ko bakiza umubi. Ariko ngo mu kanya gato Yerusalemu izaba yaruzuyemo ibyaha cyane, kuko bavuga ngo yashushanywe ni Sodome na Egiputa. Iyo bavuga Sodome na Egiputa, hano nuvuga ngo ni ishushanya Yerusalemu, kuko niho umwami wacu yabambwe, Isirayeli. Noneho rero ijwi rizavugira mu ijuru, niko ijambo ry'Imana rivuze ngo muzamuke muze hano,
ako kanya barazuka bazamuka babanze babagose impande zose bari bishimiye urupfu rwabo ngo bazamuka hagati yabo babireba noneho banyura mu gicu baja mu ijuru abo rero kuko itorero rizaba riri mu cyumba mu gihe cyo kweza umugeni mu gice cya kabiri cy'imyaka 3 nyine n'igice nibyo bihuriranye naho ngaho ubwo ico ni igice cya gatatu cy'umuzuko wa mbere kuko bibiri tubwira imizuko minini ni ibiri umuzuko w'abera n'umuzuko w'abanyabyaha ariko umuzuko w'abera ukagira uduce dutatu maze gutondagura agace ka mbere kariya kahisi yatigise ibitare bikameneka intumbi z'abera zikazuka zikava mu bituro none bakinjira mu rwa bakanyanyagira ari umugambi wa Yesu Kristo kuvuga ngo wa mwambuzi wasezeraniwe paradizo yera wari umaze kwiyanda ku musaraba binjirane nawe noneho rero bategereze kugaruka kwa Yesu Kristo aho bazazuka bafite ububiri w'ubwiza aha ngaha rero ijambo ry'Imana ritubwira uko bazabasa abantu benshi bavuga ko abazamara kuzuka bazagera mu ijuru bakarya bakanywa bakanezerwa noneho rero bakakirwa bakabona ico bari bafite ariko ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 22 umurongo wa 23 hatubwira akantu k'amateka k'abantu barindwi bapfuye bavukana ariko none abasaduko bakabaza Yesu Kristo bati mbese iyo umuntu yatunzwe n'abagabo benshi cyangwa umugabo yaratunze abagore benshi bagapfira rimwe igihe cyo kuzuka ko wese azasanga umugabo we kandi akamumenya bizagenda bite bari barindwi yari yaratunzwe n'umwe muri barapfa apfuye acikurwa na murumuna we apfuye acikurwa na murumuna we apfuye noneho barakurikirana umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi ariko baravuga mu gihe cyo kuzuka kuko yabemeraga arabazi nabo kuko bamukundaga nizo mpamvu bamutunze bose baramuzi nabo impamvu yabemeraga kabasanga yarabakundaga noneho baramubazaga bati mu kuzuka none umugabo n'umugore bizagenda bite kuri bari abarindwi bapfuye bavukana baramutunze bose ariko Yesu Kristo amagambo yasubije hano muri Matayo igice ca 22 twumva ko atubwira umurongo waho ni wa 23 ariko ku murongo waho noneho wa 29 Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana mwizuka ntibarongora kandi ntibashingirwa ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru kuko ishusho y'abamarayika ari ishusho itarongora kandi akaba ari ishusho y'ubwiza kandi akaba ari ishusho idasaza kandi ku bamarayika ntibagira umwana n'umukuru kuko ntibabyara abantu rero bazambara umubiri musha w'abamarayika umubiri utabora umubiri wambitswe ubwiza umubiri w'igikundiro ni ukuvuga ngo umubiri utazongera kubora ayo magambo yanditswe muri Matayo nyine igice cya 22 umurongo wa 23 kugeza 30 ico gihe none umuzuko w'abera uzaba umaze kuba ariko ahangaha turibaza ngo uzaba kuri bande uwo muzuko uzaba kubamutegereje ntabwo ari uw'abantu bose ahubwo nabategereje kugaruka kwe kwijambo ry'Imana mu Batesalonike bambere 5 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 havuga ko abatarategereje bazatungurwa nubwo bazaba abakiranutsi ariko bisaba no kugira ngo n'uwo mukiranutsi yitegure kuko Yesu Kristo azaza nk'umujura hano muri Batesalonike bambere ibice 5 umurongo waho Abatesalonike bambere ibice 5 umurongo wa mbere aravangwa ariko bene data ibyibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura umujura aza nijoro ubwo azabavuga bati na amahoro
nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubirokoka na hato. Ariko mwebweho bene data nabiteguye ahangaha ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko muri abana b'umuco. Haraba ngo kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima, kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Mu bemeye Yesu Kristo bizeye, nabo bazabamwo itsinda rizitegura n'iritazitegura. Nta nizo mpamvu hariya bavuga ngo mwewe ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure. Icyakora iby'uwo munsi ntimukwiriye kubyandikirwa, ahubwo mukwiriye guhora mwiteguye, kuko Yesu Kristo niwe yatubwiye ngo ntazi igihe n'umunsi. Hariya urebye muri Matayo ibice 24 umurongo wa 34 twumva uko atubwira. Makumyabiri na kane umurongo wa 34, ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugera aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanje ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Nuvuga ngo iyo minsi ntawe uyizi, na Yesu Kristo ntabwo ayizi, n'abamarayika bo mu ijuru ntabwo bazi uwo munsi wo kugaruka kwa Yesu. Ariko ahangaha aravuga ngo Yesu avuga ngo n'umwana w'umuntu ntawuzi. Nuko Yesu Kristo mu gihe cyo kwicisha bugufi akagira ishusho y'umuntu kugira ngo abashe gucungura, yanze kwigereranya na se, kandi avuga ko ntaco yakora atakibwiwe na se. Ariko Yesu Kristo ntaco yayoberwa, kuko muri les attributs de Dieu azi byose. Yesu azi byose, ariko kuko kugira ngo twizere uwamutumye kandi akatwemerera ko Imana imuruta. Hari muri Yohana 14 umurongo wa 28 akavuga ko data nduta, kugira ngo tumwizere. Nizo mpamvu adashobora kuvuguruza se ngo avuze ngo afashe ubutware cyangwa ubushake bwa se, ahubwo ubushake ni bwa data wo mu ijuru. Nizo mpamvu yabwiye Petero cyagihe igihe bari bahuye n'abatambyi bakuru bazanywe na Yuda igitero gikomeye. Petero yafashe inkota aca umwe mu bagaragu b'abatambyi ugutwi kw'iburyo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugaragu yitwaga Marikusi, ariko Yesu afata kwa gutwi agusubizaho. Aravuga ngo Petero, subiza inkota mu rwubati. Watekereje ko arabarwanye nakeneye? Iyo nshaka nari kubwira data wo mu ijuru akohereza legion 12, kandi legion imwe ni 6,000, bari kuba 72,000, bari kugota aba bantu ntiyagire n'umwe usimbuka. Ariko mbikoze ubushake bw'Imana bwagaragara bute? Nshaka kugira ngo ubushake bwa data ari bwo bugaragara. Nandizo mpamvu avuga ngo n'umwana w'umuntu ntabwo abizi, uretse data wenyine, kwari ukwanga kwigereranya n'Imana. Ariko Yesu Kristo azi byose, n'umunsi azaza harawuzi. Ariko yashatse kwerekana ko Imana ari se, kandi kugira ngo abantu bamwizere. Ijambo ry'Imana rero ritubwira ko Yesu Kristo nubwo yavuze ngo ntabwo awuzi mu by'ukuri, ariko ni ukugira ngo agaragaze ko ubushake bw'Imana n'icubahiro cy'Imana ari byo biganza, kandi nawe ko ataje kubwe, ahubwo yaje ku bwa data. Nase pastor, iyo tuvuze ngo hari ijambo rivuga ngo Yesu yajyaga yigereranya igihe yarari mu isi, akavuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Nanone hakaba hari irindi jambo rivuga nyine kubijyanye n'ubutatu butagatifu, rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ubwo si twumva yuko hari ubutatu, wenda umwuka wera, Yesu n'Imana data. Nibyo ndi kuvuga ngo ubwo butatu ntibukora butandukanye.
nibyo bita Sainte Trinité, ntabwo bukora butandukanye. Kandi na Yesu Kristo yavuze ngo ntaco mbasha kugikora ntakihawe na data. Kandi none akabara amagambo agenda avuga ukuntu Yesu kugira ngo aze kuba navuga ngo amatitire yagiye abona ayahawe n'Imana, avanwa mu cyiciro kimwe wenda nk'umwana wubaha nk'iki kugeza aho yageze. None Imana ikavuga ngo ninde nigeze mvuga ngo uyu niwe mwana wanjye ndamubyaye, numva muri Zaburi ndakeka birimo. Ubwo se si byawe bihishura yuko wenda hari Imana data, hari n'umwana, ariko bitewe no kubaha k'umwana agenda ahindurirwa wenda. Nibyo ndi kuvuga ngo Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu. Kugira ngo abashe gucungura rero yabanje kugira akamero k'umuntu. Kandi umuntu ntabwo afite ubushobozi bw'Imana. Ubwo rero yari yiyambuye. Nibyo yita kenotisme, yari yiyambuye kugira ngo ahinduke umuntu, ariko yari afite akamero k'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ari yiyambura. Ukwiyambura rero arabyemera kugira ngo abambwe nk'umuntu. Yararize, yaratatse, yarababaye, yarasonze kugira ngo agaragaze akamero k'umugaragu k'umuntu. Ubwo abantu ntitwavuga yuko Yesu yabeshye noneho. Wa ntabwo yabeshye, nukuvuga ngo yagaragaje kwicisha bugufi. Ahubwo ni ikimenyetso yadusigiye bira ngo natwe igihe cyose tuye twicisha bugufi. Ahantu hose turi tugaragaze ko Imana ari yo nkuru, ko ari yo nyiri byose, adusigira icitegererezo kugira ngo tuzagere ikirenge muce. Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu. Yari afite akamero k'Imana ngo ariko ntiyatekereza ko guhana nayo ari ikintu cyo kugundira, yisiga ubusara byiyambura. Kuko yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo sinzajyayo gucungura abantu. Yari afite ubushobozi ariko arumvira. None hagira akamero k'umugaragu w'umuntu, araganduka ntiyanga no gupfa. Iyagumya rero kugumana ka kamero k'Imana ntabwo kubambwa byari gushoboka. Nandizo mpamvu yabwiye Petero ngo subiza inkota mu rwubati, ntabwo ari ukurwana nateguye. Nari mbishoboye ariko mbikoze ubushake bwa data bwasohora bute, kugira ngo ubushake bwa se ari bwo busohora. Ubwo rero kuzuka, umuzuko ni ukuva mu rupfu ukaja mu bugingo. Noneho rero hari umuzuko w'ikimenyetso kigumana n'abizera, hakaba kuri yakuzuka kwabera Yesu agarutse mu bwiza bwe. Noneho rero hakaba no kuzuka mu buryo bw'umwuka, nabyo bita kuzuka. Ni ukuvuga ngo hariya byahishuye ibice 3 umurongo wa mbere, havuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite inyenyeri ndwi z'Imana n'ibitereko by'amatabaza 7, aravuga amagambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi. Nuvuga ngo hari intumbi z'umubiri, hakaba n'intumbi z'umwuka. Ziriya ntumbi z'umubiri rero zikwiye kuzuka, na ziriya ntumbi z'umwuka nazo zikeneye kuzuka. Byanditswe hano muri Ezekiel nazo zirazuka. Ubwo intumbi z'umwuka nizihe? Intumbi z'umwuka n'abantu bazima bagenda ariko bapfuye mu mutima. Ibice 37 bya Ezekiel ayo magambo arahari. Hari intumbi z'umubiri, uyu muntu upfa nyine ntabagihumeka, bakamuhamba bakamushingura agasubira mu butaka. Hakaba n'intumbi z'abantu bapfuye mu ijambo ry'Imana bagahinduka intumbi ariko bagenda. Bagenda. Noneho rero itorero ry'Isarudi ryari rifite nyobozi yose, nta mupasere wari ubura. Abakristo bose bari buzuye n'inzego z'itorero. Abaririmbyi bari bahari, korale zari zimeze neza, abadiakoni bubakitse neza. Nta mupasere wari ukeneye, abakuru b'itorero bari bahari. Ariko Imana irebye mu mitima isanga barapfuye kera, baravuye mu ijambo ryawe. Bavuye mu ijambo ry'Imana rero, abo ngaho Imana ivuga ko barangije gupfa bahindutse intumbi. Izo ntumbi rero nazo mu ijambo ry'Imana, Imana ibitubwira ko nazo zikwiye kuzuka. Zizukira iki? Zizuka kugira ngo baba abantu noneho bakwemererwa gusanganira umwami Yesu nagaruka. Nuvuga ngo iyo bapfuye mu buryo bw'umwuka bari abo kurimbuka. Bapfuye rero nta handi ni ukuja ahacecekerwa, ariko bazacirwa bategereje gucirwa hiteka. Ariko abakiranutsi bo bazabategereje kuzazuka ku muzuko wa mbere. Urumva abangaba bapfuye mu buryo bw'umwuka, ubwo bazaba baraguye barigeze baba Kristo, ariko bava mu buntu bw'Imana. Iyo umuntu ari umukristo akagwa rero agapfa, abapfuye nk'umunyabyaha.
nabo rero kuko ari itoro ryari rifite nyobozi zose baririmba basenga bafite za korale ariko imitima y'Imana yayirondora igasanga batakiriho mu buryo bw'umwuka ariko abo nabo Imana ibategurira indi muzuko bita umuzuko umwuka hano mweze ntago bazaba bazukiye kujya mu ijuru oya bazahutse kugira ngo bongere bakomeze umurimo hano ku isi banategereje no kuzasanganira Yesu Kristo agarutse mu bwiza bwe babandi izo ntumbi ziri kuvugwa zizazuka zize ku isi oya ntabwo izi ni iz'umwuka nyine babandi bari bafite kwizera oya ndavuga ntabari mu rusengero nk'uyu munsi wa none ariko bakora ibyaha abo rero bakeneye kuzuka ntabwo ndi kuvuga babandi basinziriye kera babizera ndavuga bari mu itorero uyu munsi wa none ariko bameze nk'abasinziriye none bapfuye mu buryo bw'umwuka ariko baririmba basenga bakora ivugabutumwa abo nabo Imana ibategurira igihe runaka cyo kuzuka iyo haje nk'ububyutse ubwo n'ububyutse buzaza ububyutse bwinshi bukazura abantu ni ukuvuga ngo iyo haje ububyutse buzura abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka noneho bakaba bageze ku rwego bakwitegura gusanganira Yesu Kristo niryo toro ry'isarudi bavuga ryabayeho bagize ubwibone noneho bagumya kwihimbaza kwa kwihimbaza kwabo gutuma bishira hejuru bishize hejuru noneho Imana ibarebye isanga batakiri bazima mu buryo bw'ubugingo barapfuye abo nabo Imana ije bategurira kuzuka kwabo ikazana ububyutse niho tugiye gusoma nga muri Ezekiel ibice 37 umurongo wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho Ezekiel 37 umurongo wa mbere ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cari cyuzuye amagufa anzengurukana aho yakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe bizi arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze yabwira uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimumve ijambo ry'Uwiteka uku ni kumwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi batwikirize uruhu mbashiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka hano bavuga ngo nuko mpanura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda mbona isi itigita amagufa araterana igufa risangira irindi ryaryo nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu ariko nta mwuka rubirimo maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwira umuyaga uti uku ni kumwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uwe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho hano nuko mpanura uko yantegetse maze umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro burundu nuko rero hanura ubabwira uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanje mwe nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli abandi rero barazutse ariko bapfuye mu buryo bw'umwuka nashatse kuvuga ko umuntu ashobora gupfa kumubira agahambwa akabora kuko isezerano ry'Imana rivuga ngo muzasubira mu bitaka kuko ari mu mwavuturutse uri umukungugu ni mwavuye uzasubira mu mukungugu ariko hari n'abantu bapfa mu buryo bw'umwuka barigeze baba Kristo ntago umupagana apfa mu buryo bw'umwuka
arapfa nyine bikara uyu mupagani ntabwo apfa mu buryo bw'umwuka ahubwo apfa mu buryo bw'umwuka ni umukristo wihannye none akaba muzima akaba afite ubugingo muri we ariko yava mu buntu bw'Imana Imana ikamubona nk'intumbi ariko agenda kandi ataretse n'umurimo w'itorero ariko kubera ibi yakoze byangwa n'amaso y'Uwiteka Imana ikamukuraho amaboko agahinduka intumbi mu buryo bw'umwuka abona ibi Imana yongera kugirira imbabazi mu gihe runaka iyo abantu binjiye mu masengesho bagasenga basaba ububyutse kuko abakristo basabira abagenzi babo baguye Imana yari ishobora gusubiza ikazana ububyutse azana ububyutse bukazura babandi bapfuye mu buryo bw'umwuka ahangaha na Abisirayeli bari kuvugwa bari barajanwe ari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni Abakaruda barabatwara bajana mu gihugu cyo kubagira imbata bagezeyo rero bategereza gutabarwa kuva ku Mana ariko bategereje gutabarwa ntikwaza igihe bashakiye ko ntabwo abantu bategeka Imana n'abasenga nabo ntibaha Imana itariki yo gutabarwa ahubwo urasenga Imana yabona gukiranuka kwawe ikagutegurira gutabarwa kandi noneho rero no gusenga kose ntaho kuzana gutabara k'umubiri ushobora gusenga Imana ikagukiza ariko ukava mu mubiri ariko ukagenda utunganye noneho rero abangaba bageze mu gihugu cy'i Babuloni amaganya menshi n'umubabaro n'umuborogo bituma bategereza gutabarwa kuva ku Uwiteka kuko basengaga ariko babona uko bari batekereje Imana irabatabara atari ko bibaye Imana iricecekera abakristo bashobora kugira mu kaga basenga Imana igaceceka none kwa gutinda si ukuvuga ko Imana itabibona ahubwo hari ikintu Imana ibishaka no kubagezaho mu buryo bw'inyigisho ikemera ko bababara nizo mpamvu gutabarwa kw'Imana kuza igihe yateguye bo rero bategereje gutabarwa kw'Imana yari yaranyuze mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya ko bazamara imyaka 70 bari mu buretwa bw'Abakarudaya ariko babone baye myinshi batangira kuva mu buntu bw'Imana ntibakomeza kuyiringira nese pastor kubera icyo abantu bashobora gusenga ariko Imana nyine igaceceka ingo nyine uko icyo dusaba atari ukuvuguruza imigambi y'Imana ahubwo ari ukugira ngo dushikame mu kwizera naho wapfa ariko ugapfa wizeye icyo Imana ishaka rero si uguhora abantu ari bazima gusa kuko isezerano ry'urupfu ni ingaruka yica ahubwo Imana ishaka kugira ngo nupfuye apfe yizeye ariko umuzuko wagenewe wera warateguwe uzabaho ndavuga nyine nka kwa kundi niba wenda tuvuga abantu basenza amasengesho wenda bashaka ububyutse Imana igaceceka ntago mvuga wenda ku muntu ugiye gupfa ndavuga kuri ba bantu babona yuko hari intumbi zihari ariko z'abantu bizera bakiriye kwizera ariko noneho nyuma yuko basenza amasengesho menshi Imana igakomeza igaceceka kubera ikikomeza guceceka Imana ntabwo ikomeza guceceka ahubwo twebwe abantu nitwe turambirwa kuko turaba igihe gito abantu dushaka ngo isubize uwo mwanya ariko gahunda y'Imana iba yarateguwe Imana ifite igihe izasubiriza si ngombwa rero ngo isubize n'abasenze bose bakiriho si ngombwa mushobora gusenga muri groupe abantu bakagenda bapfa habasigaye babiri ububyutse bukamanuka kugira ngo baba bahamya none se Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bari ibihumbi bya bingahe ibihumbi 600 biri mu kuva 12:37 ibihumbi 600 byari bivuye mu Egiputa byigenza nibyo byazerereye mu butayu bashirira mu butayu kubwo ibitekerezo by'igirwamana banze kwibagirwa byari muri bo barazerera bicwa n'indwara bicwa n'intambara bicwa n'inzara haza kurokoka Yosuwa na Kalebu kugira ngo bazaba bahamya nukuvuga ngo si ngombwa ngo abasengeye hamwe igisubizo kize bakiriho si ngombwa bishaze kuvuga ni kwa kundi abana bashobora gusenga bo bakazaba wenda badahari cyangwa se Imana ikazaza gusubiza bari basenze bararangije no ariko igasubiza cya kindi bavugaga kuko Stefano yasenze amasengesho asabira bamurenganyaga yaravuze ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora arabarapfuye none se ko Paulo yarari mu bari bamurenganya yarashinzwe kurinda imyambaro ye ari nka hariya ijambo ry'Imana yavuga ngo ndetse urupfu rwa Stefano rumaze kuba ngo Sawuli nawe ashima ko yicwa ariko mu myaka mu gihe kitarenze umwaka
rya jambo Stefano yaturiye kuri abo bantu ngo manu bababare ko batazi icyo bakora ryaje kurokora Sawuli ahinduka Pawulo. Urumva ko ryagize imbaraga nubwo Stefano yaratakiriho. Nizo mpamvu abantu rero ubuyobe aho buturuka nuko basengera ikintu ngo kibe noneho bakavuga ngo kibe bakireba ntibamenye kugira gutinda kw'Imana. Umugambi wo gutinda kw'Imana uba ufite intego yo gukiza abantu, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo itinda kubera itwanga kandi ntitinze isezerano ryayo, ahubwo aba ari ukugira ngo nuko gutinda ko hihade benshi, ariko abantu ko bimera bashaka kureba ibyavuba bakagira ngo Imana narasenze ntiyasubiza, Imana narasenze ntiyasubiza. Ariko noneho rero nibyo twibwira ku isi bijanye na marari yacu ntago byose bizasubizwa, kuko byose turabyemererwa ariko siko byose bigira umumaro. Kuko ubugumba ni ingaruka y'icaha, n'uburwayi ni ingaruka y'icaha, n'inzara ni ingaruka y'icaha. Rero ingumba ntago zizashira, n'abakire ntibazashira ku isi nubwo abantu basenga, kuko ari ingaruka z'ibyanye, kuko ari ingaruka z'icaha. Kandi kuba umukene ntibyakurimbuza, no kuba ingumba ntibyakurimbuza. Narizo mpamvu kuko Imana yita iha agaciro ubugingo buhoraho, ishobora no guceceka kuko yabonye ko n'abana bari uzabyara bari bazakubera ikigusha ntubone na bwa bugingo, ikakubikira ubugingo buhoraho, ikakwima abana. Si n'abakwima ahubwo ni ingaruka y'icaha, kuko ubugumba bwazanywe n'ingaruka y'icaha, igakora ahubwo ubushake bwayo. Ubwo noneho rero abantu ko bashaka gutabarwa bizeye gutabarwa vuba, ariko Imana ntiyatabara mu gihe bashakiye. Noneho bayivaho baravuga ngo nta wakongera kwizera Imana kuko yemeye ko tuba mu maboko y'abanyamahanga bakadutoteza bakatwica urubozo n'agashinyaguro, Imana igaceceka nayo turayiretse, bahindukira ibigirwamana by'abakarudaya i Babuloni. Bamaze guhindukira ibigirwamana by'abakarudaya, Ezekiel yarari muri iyo nkambi y'impunzi z'Abayuda arahanura. None agiye guhanura, Imana imwereka ubuhanuzi mu ishusho y'amagufa yumye. Aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, Uwiteka nsohora ndi mu mwuka angeza mu kibaya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo cyari cyuzuye amagufa kandi yari menshi cyane, kandi ayo magufa yari yarumye rwose. Ni ukwiheba kw'abo bantu bagapfa mu buryo bw'umwuka, bakabona ko bariho nyamara Imana ikabona nk'aho ari nk'amagufa yaboze. Abantu barapfuye barabora, uruhu rurashira, amagufa aratatana, yuzura ikibaya. Mwiyerekwa Ezekiel abibona atyo. None Imana ibaza Ezekiel ngo mbese amagufa asubira kubaho? Ezekiel avuga ngo Uwiteka ni wo bizi. Aravuga ngo hanurira amagufa, ubwira amagufa uti ngo yemwe mwa magufa yumwe nimwumva ijambo ry'Uwiteka. Ngiye kubahuza mbatereho imitsi, mbakwizeho inyama, mbatwikiza uruhu kugira ngo mubone kubaho. Ubwo ni bwa bubyutse bugiye kugaruka mu Bisirayeli icyo gihe. Ezekiel avuga ngo mpanura nk'uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, isi iratigita, mbona amagufa, igufa ryose risanze irindi ryaryo, ya magufa aterwaho imitsi, ya magufa akwizwamo inyama, ya magufa yoroswa uruhu, ahinduka imirambo, ariko nta mwuka wari uyirimo. Nuvuga ngo Uwiteka abwira Ezekiel ngo hanura, uhanura umuyaga mwana w'umuntu. Hano umuyaga bashaka kuvuga Ezekiel yahanuriraga nuvuga ngo ni umwuka wera. Umwuka wera kugira ngo aze, aravuga ngo wa muyaga we huha uturutse mu birere bine. Umuyaga urahuha uhuhira muri ya mirambo irema ihagarara ku maguru yayo. None Imana iravuga ngo aba ni ubwoko bwanje Abisirayeli bataye izina ryanje, bagira ngo sinkibibuka, ariko nanje mbere ku bushobozi bwanje ngiye kubatukura mu bituro kugira ngo babone kubaho. Aravuga ngo ngiye kubakura mu bituro mwa bwoko bwanje mwe kugira ngo mubone kubaho. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuye mu byizerwa bahinduka intumbi, ariko izo ntumbi abantu bakazireba nk'abantu, ariko Imana yo kuko ireba mu buryo bw'umwuka ikabona ari intumbi. Kuko umuntu wese uri mu byaha asa n'intumbi ku Mana, ariko imirimo akora wowe ukayibona. Nizo mpamvu Yesu avuze ngo ngiye kubazura, ngiye kubakura mu bituro, ngiye kubikingura
mwa bwoko bwanjiwe kugira ngo mubone kubaho. Noneho aravuga ngo aba n'ab'inzu ya Isirayeli ngo baravuga ngo Uwiteka ataye igihugu, Uwiteka aciye ubwoko bwe, Uwiteka yarabibagiwe. Kwiheba gutuma bahinduka intumbi, uko niko kundi kuzuka kw'abapfuye mu buryo bw'umwuka. Noneho rero iyi toro rifite abantu bashobora kuba benshi ari intumbi abandi ari bazima, cyangwa se bose akaba ari intumbi nka rya toro ry'Isarudi. Abo bakeneye ububyutse, kandi ubwo bubyutse ntabwo azanwa nabo kandi aba ari intumbi, ahubwo buzanwa n'abazima bagasenga Imana igatabara babaye intumbi. None ikazana ububyutse babandi bagahaguruka, noneho bakabaho bakagira ubugingo muri bo, noneho bakaba bageze mu rwego rwo kuzitegura gusanganira Yesu Kristo nagaruka mu bwiza bwe. Nese pastor bwo hari aho twabigeranyiriza, hari nk'ibintu bijya biba ugasanga abantu babyukije nk'igiterane kivuga ngo reka dusengere u Rwanda n'urugero, yego, cyangwa bakabyutsa igiterane cyo kuvuga ngo tugiye gusengera Afrika. Biriya bintu baba bari gukora nibyo bishobora kuzana ububyutse, byazana ububyutse, biterwa n'itsinda rito ryazana ububyutse, n'umuntu umwe yazana ububyutse ariko yemerwa n'Imana, kuko ntiwakenera ububyutse uri intumbi. Ahubwo umuntu muzima niwe wumva akamaro k'ububyutse, kandi umuntu muzima niwe ugira impuhwe z'abapfuye mu buryo bw'umwuka. Nese ubwo bantu bintumbi dufate nk'iryo torero waruvuze, bageze gutya bakifata, kuko bo nubwo bari intumbi ntago babizi, n'ubundi bakomeza kudefanda yuko bakomeza, kuko babona yuko umubiri wateranye, bagasenga bagasoma Bibiliya, babumva ko ari bazima, bundi bazima. Imana niyibona ko ari intumbi. Noneho nk'abo bantu bakifata bakavuga ngo tugiye gusenga. Abo bantu ntabwo babikenera ngo isengere ububyutse, kuko ntibazi ko batabufite, kuko ari intumbi. Intumbi si yamenya. Iyo umuntu yabaye umukristo akagwa, kenshi ntamenya ko yanaguye. Nicyo kibazo none. Noneho ngo asabe igikenewe, kuko uko gusaba igikenewe kibonwa ahubwo n'umuzima. Bishatse kuvuga ngo noneho dushobora kubona abantu bateranyije igiterane muri stade, yego, yuzuye abantu 30,000, ariko babana 30,000 n'ubundi bateranye kubwo kuvuga ngo igihe kirageze cyuko twavuze wenda tuzakora Afrika haguruka n'urugero. Agusa kuri orere hagurikiye kuri orere yorere, ariko abantu bose Imana iri kubabona nk'intumbi. Ubwo igihe cyose atazigera abaho umuntu usenga, bishatse kuvuga ngo ibi bintu tubonaga abantu uyu ruhande hari abasenga barabyerekwa, nibo bavuga bati aha, kuko Yohana yarabibonye, abona ko itorero ry'Isarudi ari intumbi ari Yohana, kuko Yohana yari muzima. Nico giterane rero gishobora kurerwa n'abari iruhande, cyangwa n'abari mu yindi torero hirya, nibo bakaza bakabagira inama ati twasanze muri intumbi, ahubwo tugiye gutangiza ububyutse, ariko bugatangizwa na babandi bazima. Noneho babusaba bugafatana babandi batari bazi ko batabufite. Ahubwo rero muri babantu bane, niba ari abantu bane, niba ari amatora ne wavuze kubijyanye n'umuzuko, wa mukobwa nyine bigaragaza umuntu wivanga. Oya, umukobwa ni intumbi, ni itorero ry'agasuzuguro ryivanga ngo na politiki, niba ari na politiki. Oya, umukobwa ni itorero ry'agasuzuguro riri ku isi, ariko hari ni maraya niyo ryo torero rigifatanya n'ubutegetsi bw'isi. Iryo naryo ni intumbi. None se kiyo nitegereje muri iki gihe amatorero yose sanga bimeze nkaho afatanya n'ubutegetsi bw'isi. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo namwe abasigaye bituwatire, nuvuga ngo ntabwo bose babyemera ibyo. Ntabwo ari bose, abari bamwe. Bamwe muri bo bemeranya, ego, abandi batemeranya. Kugira ngo babe intumbi rero ni igihe ari ikintu bose bemeranije, ariko noneho iyo bose batemeranije babikora bamwe bababajwe nabyo. Abo babajwe nabyo rero kuko baba babibonye nibo basaba ububyutse hubwo. Kuko dushobora kuja ubugambi dusengana wowe ntubyemere, uri kubona ko bidatunganye. Iyo utifatanije nanje rero uransengera tunyanga, ubwira Imana uti Imana akamenya ko ari mu buyobi. Imana rero ishobora kumva isengesho ryawe nanje kanshira mu bubyutse. None nje nawe tukaba bazima, none ukazatanga ubuhamya ukuntu mwatangiye ububyutse, nanje none akaba ari bwo menya ko nari intumbi.
ubwo ni ukuvuga ngo abisirayeli baje gutahuka ko bari intumbi, Imana imaze guhuha umwuka wera muri bo, niho bamenye ko bari intumbi, noneho bari baragiye mu bigirwamana. Ariko Imana yo yarabirebaga kuko izi byose kandi kareba byose, ariko abo baguye mu buryo bw'umwuka kenshi ntibaje babimenya, aho barakomeza bakihimbaza kiri torero ry'Isarudi. Imana yacu dufashe kandi dukomeze. Wa muzuko wa mbere dusome mu Byahishuwe ibice 20, dusoza amagambo yacu turebe ibyiza byabo. Noneho 20, Ibyahishuwe 20 umurongo waho wa 6 haratubwira hati, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi nuwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira ico rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Urabona ko aba bagize uruhari ku muzuko wa mbere nabera kandi barahirwa, nkuko twavuze bya bice bibiri bikomeye by'imizuko, umuzuko wabera n'umuzuko w'abanyabyaha. Abazagira uruhari kuri uyu wa mbere kuko ari w'abakiranutsi, ijambo ry'Imana rivuga ngo barahirwa kandi nabera, kandi urupfu rwa kabiri ntuzagira ico rubatwara. Rwa rupfu rwa kabiri ruzaba rurwo abanyabyaha bazazuka ku muzuko n'ubundi wa kabiri, ariko aho ku muzuko wa mbere nabahirwa. Urupfu rwa kabiri ntuzagira ico rutwara bene aba, ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nawe iyo myaka 1000. Ni ukuvuga ngo ndasengera bene data batwumva, umuzuko ukazagira uruhare ku muzuko wa mbere, kuko abazaba bategerejwe umuzuko wa kabiri azaba ari umuzuko wo gucirwaho iteka, azaba ari umuzuko w'abanyabyaha. Ariko uyu muzuko wa mbere barahirwa kubera batazongera gupfa, ahubwo bazabaho iteka ryose, nibo bazaba mu bwami bw'Imana. Ako tukiri kuri ako kantu k'umuzuko, hari amagambo bavuze kuri Eliya na Enoki yuko bazagaruka baje wenda kugira ngo nabo banyure mu rupfu bongere basubireyo, kandi ko bavuze ko bazaza bazanye ubutumwa. N'ubutumwa bazaba bazanye ntabwo wakurikiye neza. Nuvuga ngo navuze ngo umuzuko wa mbere wabera urimo ibice 3 nabitondaguye. Mvuga babandi bazutse Yesu amaze gutanga, havuga ngo umwenda ukingirije aheraho urusengero utabukamo kabiri, intumbi z'abera zirazuka, isi atigita, ibitare birameneka, intumbi z'abera ziva mu bituro, none zinyanyagira mu murwa. Mvuga ko akwara agace ka mbere k'umuzuko wa mbere. Agace ka kabiri mvuga ko Yesu Kristo agiye kugaruka mu bwiza bwe. Abasinziriye muri Yesu n'abazaba kiriho bakambikwa ubwiza, umubiri w'ubwiza, kugira ngo bamusanganire. Noneho rero hakaba noneho naba bahamya babiri bazazana ubutumwa kugira ngo banyure mu rupfu. Icyo gihe Antikristo azaba ategeka isi. Yesu Kristo yarazamuranye itorero, Tom itorero izaba ryaramusanganiye bari mu cyumba cyo kweza umugeni. Icyo gihe asigaye kugaruka noneho ngo yimane n'abera imyaka 1000. Abo rero bazimana ndawe ya myaka 1000. Nizo mvuze ngo abazaba ku muzuko wa mbere hose barahirwa. Ntabwo mvuze umuzuko wa kabiri ni urawo w'abanyabyaha. Uwo muzuko wa kabiri ntabwo tuwukeneye. Azaba ari uwo abazukiye gucibwaho iteka ngo no gusuzugurwa iteka ryose. Ku ijambo ry'Imana yavuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gucirwaho iteka no gusuzugurwa iteka ryose. Noneho rero abakiranutsi b'Imana, ijambo ry'Imana ivuga ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijuru. Noneho rero abahinduriye abenshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Icyo gihe nabazutse ku muzuko wa mbere abo bose tuvuga. Ibyo ndabyumva, ntabwo ngende kuvuga noneho Eliya na Enoki nabirangije. Nuvuga ngo nagace ka kabiri k'umuzuko wa mbere. Nibyo. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane. Abumva ubutumwa bwiza kuri channel ya Gusenga Everyday twaganiraga ku ijambo gusa umuzuko. Twumvize ko hari ibice binini by'imizuko ni bibiri, umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Ariko umuzuko w'abakiranutsi ukagira uduce 3.
umuzuko bavuye mu bituro Yesu Kristo amaze gutanga, hakaba umuzuko wabera Yesu Kristo agiye kugaruka gushikira abazabambaye ubwiza, hakaba noneho n'abazemera ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri Eliya na Enoki, mu gihe Antikristo azaba akora ku mugaragaro, nabo bazazamuka bakaja mu bicu, bakaja mu ijuru banyuze mu bicu, abisi babireba bagasanganira Yesu Kristo mu cyumba cyo kweza umugeni kugira ngo agarukane nabo, yimane nabo imyaka 1000 bategereje noneho ingoma y'iteka. Imana yacu dufashe kugira ngo twitegure, kuko uwo munsi uzaza nk'umujura, ariko abari mu mucyo batari mu mwijima bazaba bizi, bazabiteguye kumusanganira. Icy'ingenzi ntari ukumenya processus y'umuzuko, icy'ingenzi ni ukwitegura. Noneho Yesu Kristo yaza ukazagaragara kudatsinzwe imbere ye, noneho ukazimana nawe iteka ryose. Ni channel gusenga everyday, ni Pastor Mpazibirego. Nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620 channel gusenga everyday. Kubashaka kubaza ibibazo byo gusobanukirwa kubyerekeye umuzuko gusa, murabaza nimero itwarwa igendanwa 0783407035 0783407035. Imana ibagire neza, murakoze naho ubutaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.